Na amahoro y'Imana abane namwe bavandimwe bantu mudukurikira kuri YouTube yacu Gusenga TV Imana imwe. Turabashimira ku bikorwa bigiye bitandukanye mugenda mudukorera. Abantu bo muri Finland twarabonye ubutumwa bwanyu, abarundi twarabonye ubutumwa bwanyu, ndetse na nundi umwe ndamwibagiwe ni atuye hano hirya muri Tanzania, nawe twarabonye ubutumwa bwanyu. Rero uyu munsi ndagira ngo utagenda utarebye video, hari ibintu bitanu twebwe abayisilamu tuziririjwe kuba wakora igihe umuntu yitavye Imana. Namwe bantu mutari abayisilamu ndagira ngo iki kintu muzagitege amatwi, nimara kugitega amatwi mwumve neza ese biravahe bikajya hehe, namwe mushire gushira mu bwenge. Icyambere rero ku bayisilamu iyo umuntu yitavye Imana, ikintu twe tuziririjwe icyambere twe tuziririjwe niba ugiye kubika cyangwa se ugiye kubwira abantu ko umuntu yapfuye, wirinda kugenda utera induru cyangwa uvuza induru cyane. Kubika ugenda usakuza avuza induru amagambo mabi ngo kuki uyu muntu yagize gute yitavye Imana. Iri jambo kuki umuntu yitavye Imana, tuzi neza ko ikiriho cyose cyaremwe kigomba gupfa uko byagenda kose. Rero iri jambo ngo kuki umuntu yitavye Imana ntago ari byo. Ibyo ngibyo tugomba kugira gute, tugomba kubirenga. Icyo cyo Abisilamu ntago byemewe. Icya kabiri, kumushingura mu isanduku. Abayisilamu ntago byemewe ko umuyisilamu ashingurwa mu isanduku, ahubwo umuyisilamu twebwe tumushingura mu bitambaro by'umweru. Ku mugabo hari ibitambaro byabugenewe, ku mugore hari ibitambaro byabugenewe. Niyo mpamvu kari mwarabonye n'intumwa z'Imana zigiye zitandukanye cyangwa abahanuzi ntago bigeze bashingurwa mu isanduku, ahubwo bashingurwaga hehe? Mu bitambaro. Uzarebera Lazaro ukuntu byagenze, ntabwo abantu bigeze babashingura hehe? Mu isanduku. Twebwe Abisilamu rero ntabwo dusingura hehe? Mu isanduku. Icya gatatu, kuririra uwapfuye uboroga. Ntabwo byemewe kuba waririra umuntu wapfuye uboroga. Umuntu yapfuye ukarira ukaboroga. Ugira agahinda koko nibyo, ariko ako gahinda nikagusaba kugenda uboroga, ahubwo ntabwo umuririra. Giye uri kumurira ahubwo uri kumuha imivumo. Icya gatatu, icya kane, ku bagore ntabwo byemewe kujya gushingura, kujya kwirimbi gushingura. Abagore impamvu ni ya mpamvu twavuze haruguru, abagore bagira emotion cyangwa bagira agahinda kenshi iyo bageze kwirimbi, uko byagenda kose bahita batangira kugira gute, bahita batangira kurira. Rero abagore ntabwo byemewe kujya kwirimbi kujya gute, kujya gushingura. Abantu bavuze ngo kuki Abayisilamu badaha uburenganzira abagore ngo bajye gushingura. Twebwe mu migenzo yacu ntabwo byemewe abagore kujya gushingura. Icya gatanu, kumuvugiraho amagambo mabi. Niba umuntu yitavye Imana ntago ari bavuga ngo uriya muntu yari umugome kandi nawe ubwo uzapfa, uriya muntu yari muntu w'igitangaza kandi nawe ubwo uzapfa, icyo gihe ntabwo byemewe kumuvugiraho amagambo mabi. Tuzi neza ko ikintu cyose cyaremwe kigomba kuzagera gute, kigomba kuzapfa. Niyo mpamvu rero urupfu ntabwo twarwinubira, ahubwo urupfu ni igeno Imana iba yaraduhaye kugira ngo urusheho gutekereza ku magambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Murakoze rero kudukurikirana kandi tubashimira uburyo mugenda mudukurikirana mu buryo bwose bugiye butandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe, abantu bari mu Rwanda, bari mu Tanzania, bari muri Afrika y'Epfo, bari no muri Finland. Rwose ikibazo mwatubajije ndibaza mugisubizije, tugibashubije. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.